35 turahera ku murongo wa mbere dusoma. Gusubiramo haranditse ngo bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo maze ubahe vino banywe. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habazaniya na bene se n'abahungu be bose umuryango wose w'Abarekabu bazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Gidaliya umuntu w'Imana cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze nereka imbere y'abahungu umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe ndababwira nti nimunywe vino. 6 ariko barahakana bati ntituyinywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati nimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu ntimuzabibe imbuto habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. 8 natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yategetse byose kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose twe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu nitwiyubakire n'amazu yo kubamo, nuko nta nzabibu tugira nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. 12 zimbuka. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye, ni ko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarashohojwe kugeza na bugingo n'ubu ntibayumva kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira, kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi mwihane imirimo yanyu kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. 16 mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu bashoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire kandi nabahamagara ntibitabe. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu
azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Amen. Bene data, ngiri ijambo nazanye. Ijambo rero narihawe ari rimwe kandi amategeko ya ADEPR ntabyemera. Bisaba ngo usome ahangaha usome n'ahandi. Rero muzambwira uko bizamera. Hanyuma rero ariko naryo turaza kurishaka nta kundi. Kandi nuko haleluya. Hanyuma Uwiteka igihe kijya kigera akazana igipimo. Aje gupima ibyo wavugishije ururimi rwawe, ya mihigo wavuze, kwa kundi waje naje ukunyuriramo gake mpereze narafayira avuge aba bagabo ndabakunda mu kabya imbere y'ibora. Haleluya. Abagabo ndabakunda. Haleluya. Reka mbabwire. Ijambo ryatubwiye ngo ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Haleluya. Amen. Ku ngoma yandari y'umwami Yehoyakimu. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Buriya hari ingoma zose zatambutse Uwiteka bihoreye. Ariko ku ngoma ya Yehoyakimu cyangwa ku ngoma ya Kagame, ubu nibwo Uwiteka aje mukono. Aravuga ati genda undebere mukono. Genda ubambwirire ijambo. Undebere ko ibintu biyemeje guhagararamo ko bakibihagazemo. Erega ijambo ringana na nyiraryo. Rero indwara dufite kandi imbaraga. Uko twigisha umuntu akabiterera undi. Bakabifata nka dialogue. Sinize barafaye no bafite za kaminuza nabo ngazo. Niba ari dialogue, niba ari station. Sinzi ikintu twajyaga twiga ngo le champ sauvage rora. Ugasanga umwana bango iri so considérer décider de forer un maire. Yumva? Hanyuma rero ntabwo ari dialogue. Bisaga ngo Anastasie Paul. Kuva umwana Anastasie Paul. Bonjour Anastasie. Bonjour monsieur. Je voudrais un cahier. Ay, comment ça vient? Il n'y a pas de rien. Pardon. Ay, yo ukumva ni mbafashe mu mutwe. Wambaza se so wabiki. Rapidito la l'escolaire. Musa Aseta. Son plus un petit enfant. Bata tibabisi. Barabahi. Rero amagambo y'Imana. Mbiyane. Bose mwifata amagambo y'Imana nko. Buri ijambo wigishije imbere y'Imana. Akanibyo birasi. Kandi nuko ifashe umugambi wo kuba umusirikare mwiza. Uzi kuba desata naho yagerageje. Uyu za mashuri afite ya primaire naho yagerageje. Rero cyangwa nashishutse nari ngafite kaminuza naho haleluya. Reka mbabwire ngo ku ngoma y'umwami Yehoyakimu ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riramubwira ati jya kumpimira abari abapolisi. Genda ubampimire. Umugabo Yonadabu mwene Rekabu yegeze kwicaza abana be abaha amasomo pe na data Diyeli ndanguza arazi gutanga amasomo. Hari amasomo bene Diyeli ushobora kutubona utanatuzi gavuga utaba ni bene Diyeli ndanguza hari ibintu bituranga Yesu nashimwe. Hanyuma rero ku ngoma ya Yehoyakimu niho Uwiteka yabwiye Yeremiya aramuganira ati genda ubampirire Sikori. Nubwo uri umuhanuzi uhanura barakuzi, genda ubampimishe, genda ubatesitinge turebe ko ibintu bavuze bahawe amasomo akomeye. Uyu sekuru Yonadabu yaricaye asasakarira arabigisha. Hanze aha hari abantu bazi kwigisha. Arabigisha babwira ko batazatunga imirimo, ko bazaba mu mahema gusa bakubaka. Ababwira ko batazagira imirima n'inzabibu. Ababwira ibintu ko batazakoza vino mu kanwa. Vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha. Yenda abahaye urugero. Arabigisha babibasetingamo barabyumva. Arangije ati kandi singe mwenyine n'abana banyu n'abagore banyu ntimuzabingabuzwa muheto. Ibi bintu mvuze muzihagarareho, muzaba abagabo bakanyarira shisho. Umugore ntazazana umutwe munini ngo agukure ku izina. Bene Yonadabu mwene Rekabu hari ibintu bituranga. Barabyumva
ariko umusaza uyu mugabo yaravunitse kugira ngo wigishe abantu ibintu bibagemo. Mwene data yaravunitse, ariko barangije barabyumva pe imbere y'ishobora byose. Na bene beransi bafite ibintu bibaranga. Haleluya. No kwinjira iwanjye mu rugo, bahungu baza barunguruka baravuga ati niba ugiye kwa beransi ugende witonze, kuvuga ngo ugiye kureba Korodina atagira ikinyabupfura, ariko nakuburira n'ijisho niyo poketi n'ubwo buri neti ntabwo muza kubyumvika. Nta winjira kwa beransi iravugiye, nta winjira kwa beransi ateze ingofero, nta muntu umubaza amagambo menshi, nta n'agashyuhirane kari wanjye. Ndakubwira nti amagambo menshi genza gahoro n'iwanjye w'intebe nani kugire neza, kandi mubari mu minota. Ntushobora kuza ngo nanjye usikusendeye ngo natinye kumusezera ngo ni inshuti yanjye twaganiriye byarangiye, uri umugore mugenzi wawe, ibindi numva uri gutandukira, amasaha yageze, ngiye mu nshingano, amahoro ku Mana. Igihe ngo wamenye akanyegeka sindi bukugirire rwose icyo kintu. Hanyuma rero uyu mugabo kandi bujya kuganira n'ukuvuga umuntu niba ntumye kwa Rafayeli akavuga ati ndashaka ko nkuriramo Rafayeli ijambo, ntabwo nzahita nivuga, nzavuga nti Rafayeli ndagukunda, ndetse nseke na muziki igaragara. Rafayeli twabonye umurimo w'Imana. Rafayeli arya ntanshura nkuriya ajya guhereza n'akanota y'ibihumbi 2 n'abarajya banga nkuryoshya ryoshye, nindangiza ngukure n'ikikwimo, nindangiza ngende ngukuramo inziga z'amagare, ngenda ngutera urushinge nk'urwana, ariko ntabwo akajyaga nyamara namukuri. Hanyuma rero Yeremiya agira ngo agiye gutestinga bene Rekabu, asanga baramara amashara. Haleluya. Ibyo biyemeje baracyabihagazeho. Hanyuma Yeremiya agira ubwenge, ntabwo ari bo yazanye bonyine, kandi burya no mu nzu y'Imana umuntu arabageragereza ngo abazana mu cyumba kimwe cyo muri yo, aravuga ati mwicara ahangaha, aha si mu nzu y'Imana, aha se ntasa hejuru, ni icyumba kimwe. Hanyuma ngo arabaganira ati bene Rekabu ro murabo, Yesu we muraho bene Rekabu, ngo azana n'abandi b'umuryango wo kwa Hazaniya na yose, bumva bwaraga kundi, ariko abashaka ari bene Rekabu ngo Uwiteka arebe ko ibyo bavugishije akanwa gatibirimo, nubwo bari benshi, nubwo cyari igikundi, abashakagwa ni bene Rekabu. Ngira uriya muntu uri gusoma abaretse gusoma, Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo arangije akora akantu ko kubaganiriza, ariko bene Rekabu bari kumva bari kuganisha. Ngo arangije azana akantu kajya gatsinda abantu bwinshi, wasenza amasengesho y'iminsi 5, wavuze uti ngiye kuba imbere y'Imana iminsi 5, ngiye kuganira n'Imana numva ikimbwira, nyibaze niba nkiri mu gitabo cy'ubugingo, nyibaze ejo hazaza, wamara gutegura, wamara kuririmba, wamara gukaraba, uri imbere y'Imana, ukumva akagutera agatiyemwe muraho, ati muhira hari umuntu usuye acyazanya agashera, ati none se wasoma umuntu ati yewe nzabanyasenga nubwo narishigaje amasaha, nutaguhaga burya arabura, kandi iyo wasenze imineke irahumura, ushobora kujya ahantu ugasanga barugisomba itigita, yebabagata we wakubitira ku nzara, bya bintu byose ukarita aho ngaho. Ni ukuri buryo ubugeragejwe. Hanyuma rero wamara kuburya, wamara kumuka gute, so nzongera nyatangire Uwiteka ati uyu ni desante, uyu nta musirikare urimo, uyu nguyu ni zezenge, ubwenge buke nta kigenda, Imana itugire neza. Hakaba n'uvuga twumva uko byamera kose. Hanyuma hari ikintu kiya kinshumuza rero, ni ukuri yo nasenze, ubu ngubu ngira umubiri niba ukomeye, niba woroshye, iyo ndamuzita ku hasi iramugara, nkaryamisha urubavu nkamugara, nkumviye korone vertebrale nkumva yaramugaye, n'ubu mwabonye ko ngenda mvugaye, noneho hashira akanya nkongera ngahindura, nkongera nkaryamira urubavu, ibiryo birampumura iyo nasi, ni ikigeragezo ngira, ibiryo birampumura. Narangiza rero nkavuga nti kugira ngo Imana izamfashe ibone ko nitanze, ngeze ndabihari ubugari bwiza bwabo n'ibiti gishwaki. Hanyuma iyo mfite akantu siniyiriza nta kiri mu rugo, nkabwira Imana nti beransira, ibiryo byanjye birageze, ariko dore igishyimbo cya kirjumukwe kirahari, reba ubugari bwiza burahari, reba ibi byose, Imana nirijuza nanjye ku kibazo mfite rwose umbabarire. Agacyayi keza Korodina zikugateka, agandi teka ushyiraho nereka Imana ko niyereje gusa. Ntabwo abantu basenga kimwe, ngasenga
hari igihe najyaga nyica nkajya gupomba inkono kandi ibindi ntabibishye mbwira Imana nkikibisi imineke nkaba nayanze nasanga iyasigaye nkayirya nkabwira Imana niba nubuga we bigezemo mbwira Imana nini nshaka nzakwa imbere yawe hanyuma waba wasenze ukabona abashyitsi hari umunsi nasenze ngiye kubona mbonetse ihene Musafiri azanye n'umugabo w'umukire ngo sinzi ibintu bari bazanye mbona bapfunduye ati mukozi w'Imana jya kuri ibi biryo rwose reba icyubahiro ndeba imodoka ngo nabo bari bavuye mu bukwe ng'ibi nuko bati umukozi w'Imana mbwira Imana ntikibisetse Imana ituyengere rero kwihara hanyuma nza gusenga nsaba Imana imbaraga ndavuga gisingiye kuzagwa ku rugamba ngomba kuba umusirikare utakurwa ku haleluya hanyuma rero ubu nsigaye nihangana nubwo narenga umutaka nubwo nasanga inyama nubwo nasanga ibitukura mpita ntekereza Yesawu uburyo ibitukura byamucumuje ariko iyo nasenze maze kugera kuri finali umwumbati wo guhekenya urankunda nkumva ndashaka igisheke nkumva ndashaka ibishyimbo by'umurage nkumva ndashaka ibishyimbo nkumva ndashaka isoko nkumva ndashaka amateka ahiye cyane yemwe nkumva ndashaka umutobe ariko ufunguye cyane mureke ibibazo nta kintu mba ndashaka nkihambira ubu ngira inzara nkaza gufata igitambaro nkagihambira mu nda ariko singira uwo nereka ngakaraba nkisiga amavuta narangiza nkahotokera imbere y'Imana nkarambya nayarangiza ngo Uwiteka Imana ureba urakoze pe undengera ikintu cy'insubizo ndi mu bantu badasubizwa uwo munsi n'uwo mwaka ntabwo njya nsubizwa vuba ntabwo njya ngira akarindi ngo nutabikora ndagenda Imana iravuga ati mwihorere nta kazi ke cya gihe ntabitekereza nkabona igisubizo kiraje haleluya hanyuma bene Rekabu barapimwa bapimishwa vino Yeremiya aragenda azana ibicuma arava n'ibikombe akajya asukamo bakareba uko ibira mu gikombe haleluya Yesu nashimwe hanyuma bene Rekabu rero abandi ngo bafata baramadini kandi bose bari mu nzu y'Imana bafata baragotomera batariko nange barakabye urategeka tingana amatwi ariko nange uramba yigera hasi bya mpimita umugize ngo barafata baraba bene Rekabu bati urakora kuziba leta wakubwiye ko tunywa vino ninde ati n'Imana ati genda uyibwire ko tutanywa niba bari giye kumuremesha haleluya Imana yashakaga kubagerageza kandi n'ukuri baratsinda baramubwira ati ibyo byose ntitubikora kandi si twe twenyine n'abana bacu ari abahungu ari abakobwa icyo nicyo bita principe ku muryango w'Abarekabu Iteka baravuga ati nicyo nashakaga iyo upima umuriro ko muri konte urimo ukoza n'icyo bita tesiteri kavuga utumuriro urimo bene Rekabu batsinda ikigeragezo batsinda ishuri batsinda igipimo Uwiteka aravuga ati bene Rekabu murakoze atari ko genda avugana n'abantu banjye ukayipaka bitaho ngaho imbere y'Imana iguhumurisha mbega kubageza muri uyu murimo ukaba uri umusirikare utakigira indangagaciro za gisirikare ntaho wanditse mu gihugu ariko kuko ufite umwenda wa gisirikare uri kugenda uwurisha uri kunkumura ngo dota yinaravuvumandara kuko waje zimora mureke mbabwire gurude mwene gobo hari umugore twatenze hariye wacikamuka yitwa Saremu yasubiye mu Gisilamu herutse gusanga ahandi ari guhanura iyo ageze ahandi imyenda ayikuramo hagahanura mu izina rya Yesu hari uwo nabonye Nyagasanga Papa Kevin yari ayoboye aravuga ati nanjye nitwa runaka ati ndi umupasiteri wa Bisingiro ntabakubeshya nitwa Munyaneza yabatirijwe Nyabizi yari umupasiteri baramutenga ajya aho bita mu ihema aza ku aravuga ntarabeshya ariko sinkugiye mu bantu
haza undi ati nitwa Ntaramira umwami, ndamubwira nti ntabwo wari ukunze abagore babiri, ntabwo baje kugutenga ugashaka umugore wo mu mashesha, umugore wawe agashaka n'uwa Samweli mwene muntu ntiwaretse. Ariko iyo ugeze ahandi usanga badidiyasi. Hanyuma rero bemereka mureka babwire, hanyuma ijambo ry'Uwiteka reka ndangiza riza kuvuga, riravuga ati nukuri ndarahiye n'Imana ubwabenereka bahagaze mu nshingano ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kumureka. ubwo n'ibindi bintu ndagira ngo mvuge gavuga, yemwe abantu twakijwe, yemwe ADEPR Pantekote tuvuga ukuri, dufite Yonadabu ari we mwuka wera. Yewe nari umudivantiste w'umunsi wa karindwi, naje gushya, naje mvuye mu byaha, naje mvundagurika, naje ntaziyonge. Ngikoze umuryango ku rusengero mbona abayobozi bahobera bata amahoro y'Imana babera, urakaza neza muri twe, wanata bakakuganiriza bakakubaza mu mpamvu. Imana itugire neza. Niba uyu munsi bikiriho simbizi, ndavuga ibyo mbona. Ndangije imyaka 20 ndi umuvugabutumwa, ndangije 20 niba ari n'ingana nkijijwe, sindabona umuhanuzi ufatika ujya kwa Beransira. Yenda uko amaze kugura agateleviziyo ndabazaza simbizi, sindabona umuntu uvuga ati kwa Beransira murara televiziyo kuva yaje ba yenda nakabona. Imana itugire neza. Najya kubona nkabona abantu bafite ukuntu bameze, bafite na rinete. Umuhanuzi wese ni hajya, ufatika wese ni hajya. Ariko ibyo yenda byaba ukubura umwanya, ariko jewe suko nabisanze. Nasanze umuntu arwara, amateraniro yarangira, umuyobozi agafata mikoro ati itorero ry'Imana runaka ararwaye, ari mu bitaro zerashika, runaka afite ikibazo, kandi nanone dushaka uburyo tumugeza. Akabiryoshya neza, barangiza bakamusengera. Sinshi imanza, sinzi niba bikiriho. Nabonaga bahagarika umuntu kugira ngo agende yisubireho, barangiza bakanamusengera. Ntabwo tuguciye, ahubwo genda wisubireho, kandi umwuka w'Imana agendane nawe. Uhereye uwo munsi urugo rwe rukagenda, abadiyakoni bakamusura, abakristo bakamusura, hakabamo gurupe isenga ivuga ati Uwiteka intama yacu iragiye. Rwose Uwiteka, rwose ntabwo tumuhaye Satani n'abadayimoni ntibamwishime hejuru. Wazajya kubona uko umuntu araje bagati nshima umwami wamwisha mama we, bakamwakira n'urukundo. Ariko uyu munsi barateka umuntu batahubwo habaye kera, mwari mwaratinze hamwe n'amagambo amukurikira, umuntu akagenda akagwira rimwe na rimwe. Ninjira muri ADEPR nasanze hari imvugo n'ikinyabupfura, batubwira kirazira, n'ubundi iri hariya sinzira kuzi gusoma. Ndabwira umwe, ntabwo mbwira abayobozi bo bari mu nshingano zabo, ahubwo mwebwe babwira. Yewe baravuze baturaje kandi aho uvuye turahazi. Uramenye kwisekesha nk'umwana urwaye icyo mu nda ubisige hariya. Uramenye nasanze umuntu ahobera ushya, haguruka nkubwire mama nawe. Batubwira ko abakristo bahobera umugabo n'umugore. Hanyuma abayobozi twabonaga umushumba n'ikote rye rirerire ariko riciriritse n'ipantaro ifite kwaseti, akakuramutsa amakuru. Hanyuma uyu munsi umuntu aramutse umuntu